byinshi kandi soko tubuze ayo twavuga ariko njyewe mukuru mfite byinshi navuga kuri barumuna banjye n'abasaza banjye diteri zose nazivuga ariko nta mwanya wabyo nta n'impamvu yabyo kuko yaba aritiririje benshi muba mubizi. Ndashima Imana kuko Imana tugejeje kuri uyu munsi mukuru wa Kaneza. Ntabwo nabyumvishe byarantushije cyane ku mutima wanjye kubera ko nari mvuye hano nari maze iminsi mike yamvuye hano mu bukwe bw'abana tubonana umwanya mutoya wa surprise yaradukoreye kuko bari bantegeye indege kugira ngo ngende ya ndege za guferinga bayikata nyuma y'igihe nagombaga kugendamo. Noneho mfata ako gapapuro kuko nari niriwe mu kibuga umunsi wose nkababaza bose se ko mwankatishirije indege ikaba itagenda bimeze bite, bose bagafotora uyu niwe muhanga cyane mu kudukatishiriza indege kambwira ati yaya bose bazabanyita yaya ati yaya reba twagukatishiriza n'amafaranga yagiye bereka ibi nabibereka niriwe mu kibuga umunsi wose navuye mu ijoro yaje kuntorangira ngo nka saa 3 z'ijoro twari twabuze igisubizo. Noneho mfata kagapapuro kuri abo bose bari bahari ariko sinzi ukuntu umutima wambwiye ngo reka bimwohereze ndabimwohereza ndamubwira nti mwankatishirije indege muri kunshimira kuko ninjye wari watetse mu bukwe baranshimira baravuga ati nta kindi twagukorera usibye kugutegera indege. None ya ndege yanze kugenda bimeze bite, arambwira ati ahubwo bagukatishije akundaga gusetsa ati bagukatishirije nyuma y'ubukwe bw'umwana wawe kuko nariko nihutira ubukwe bw'umwana wanjye w'imfura yari afite ubukwe bituma ntaba mu bukwe bwa nyuma bw'abana atuguzagerayo nyuma y'ubukwe. Ndamubwira nti nyuma y'ubukwe gute, ati bakatishije kuri 23 z'ukwa mbere kandi ubukwe bwari kuri 11 ejo bundi kwa gatandatu. None mbigenze gute, ati taha ati nayo niyo matari kuzagendera nyine arakomeza aransetsa ndamanuka baza kuntora ariko kwari kugira ngo tubonane bageze abana bahise bakatisha indege ya mu gitondo nawe ahita aza mu ijoro aho yaragiye kujyama abana baramubwira ati yagaragenda mu gitondo ati ntabwo yagenda ntamubonye. Abana ati se wajyamye ukazagenda atoya kubera ko agenda mu gitondo reka ngende murebe. Uzo kuri yaraje muri ayo masaha nka mu masaha 8 ngira ngo hari batari saa 7 z'ijoro aratubyotsa turasuhuzanya umwanya muto ariko mbita numva umutima wo gusenga. Mu by'ukuri nagize umunezero mubonye numva mfashwe n'isengesho bose bari biciye muri salon ndababwira ni mureke nsenge. Ndasenga ndashima mvuga ibintu byinshi muranyihanganira maze gushima ndicara ariko nkaba nari nabwiye frere mbere ndamubwira ati ariko Kaneza azaza ati se mwavuganye arugo yabikubwiye ati ko atarabona ibyangombwa ndamubwira ngo azaza. Muri uwo mwanya rero ibanga ryari rifitwe na sheri wenyine yaradutangaje cyane kumubona kwe byaranshimishije wenda iyo aza gupfa ntamubonye kubera ukuntu nariko nihuta byari igikomere kinini kuri je ariko ndashima Imana ko n'uwo mwana wanje ugiye gukora ubukwe yaraje barabonana baraganira adusigaye igikomere ariko turi kumwe na frere n'ubundi niwe wareze abana njyewe niwe wandeze anderana n'abana banje kubazi diteri zanje uyu niwe wandeze n'ubundi kandi n'ubundi n'ugiye kunshingirira n'umwana ariko byari ibyishimo byanje kuba bari kumwe bombi ariko hamwe n'Imana turakomeye. Ngiye kuza bamaze kumbwira ngiye kuza mu by'ukuri nari mu nama y'ubukwe bw'umwana turi mu nama ayo makuru amaze kongeraho murabyumva namwe ntabwo navuga ngo nabaye nabi kuko murabizi ko nabagombaga kuba nabi. Noneho ndataha ngeze mu rugo nsanga umwana muto mfite yarembye umwana yumye neza ndamufashe mujanye kwa muganga. Muri ibyo bintu byose nari mfite bagari irimo ibyangombwa barabyiba ko kanya n'ibindi bintu byinshi byari birimo. Niyo mpamvu mwabonye nsa n'uwajagaraye n'ubundi mfite ubukwe bw'umwana ku wa gatandatu ubwo byansabaga gusubira uyu munsi
ariko turabizi ko satani yatsinzwe. Satani yaratsinzwe, turakomeye, ntabwo ducitse intege byo kuvuga ngo turapfuye. Ntabwo dupfuye, Kaneza arahari kandi mu by'ukuri umuryango wacu urakomeye. Njyewe barambwiye ngo umusaza wawe arapfuye bataravuga izina, ngira ngo niwe. Mbere tubanjirije umunsi wa mbere w'ubukwe, umwana ataragira ubukwe yararwaye. Frere ararwara, araremba aratitira. Njyewe na Mico tumusanga mu cyumba, dusanga atavuga. Turamubaza se ubaye gute? Dusanga yahwereye bene bya bindi byo kuvuga ngo tumwambike imyenda. Naho kumbe n'urupfu rwa Kaneza rwari rukora umuzengereza. Twinjiye mu cyumba aho mama ari, dusanga mama yarembye. Turavuga se satani niki? Njyewe nkaza mbirozaga ku bukwe bw'umwana, nkavuga ati wenda bizose nibiya bica intege kugira ngo batazaja mu bukwe bw'umwana. Ariko ibyo byose bizaba. Dufite Imana. Natekereje amagambo menshi, nasomye Bibiliya ndayisoma mu rundi rwego ntigeze nyisomamo, kubera ko nariko nshaka uburyo bwo kwihumuriza. Ndashima Imana kuko yadukomeje, ndashima Imana ko yakomeje mama, ndashima Imana ko namwe mwese mwadutabaye mu by'ukuri. Turi bakuru, ntacyo tuzaba. Umuntu wese ufite umugambi mwiza no gukorera Kaneza n'abana be n'umugore we, ntabwo badufite. Dufite irungu, dufite urukumbuzi no kubura izina Kaneza, ariko ntiribuze kuko afite abana, kandi n'abana bacu bazita abana babo Kaneza. Ndabashimiye bavandimwe banje mwese mwakomeye. Ndashima abantu bamperekeje kuva Nairobi. Ejo nageze hano nirirwa niruka mu byangombwa, banga kunsiga paka nijoro turi kumwe nabo. Imana yamwijere baho umugisha. Ndabashimiye bana bacu, ndarangije. Imana ibaho umugisha. Ndashima baramu banje, mwabaye hafi y'abana n'abagore banyu, ariko mwakoze neza. Imana yamwijere baho umugisha. Mu by'ukuri nubwo muri basha twese twagiranye ibibazo hamwe, muzakomeze mubane natwe, muzabane n'abana, kandi muzabane na frere nk'abarumuna biwe, muzaziba icyuho cya Kaneza. Twese n'abagabo bacu bazasiba icyuho cya Kaneza. Ni ukuvuga ngo Asheri niwe asize adashingiye, ariko n'ubundi nubwo ari iriya ndabizi frere azamushingira, habe nubwo hoba ibindi bibazo ntabwo badufite mu by'ukuri kuko twamenye Imana. Turashima Imana mwebwe mwese, abantu bose nabonye, abo tuzi. Natinze ariko nari mfite byinshi byo kuvuga, n'ubundi ko barankomanga ngo natinze. Ariko muri Zaburi haravuga ngo, hari ijambo ryo muri Zaburi rivuga ngo aya maso yacu ntazongera kumureba Kaneza, ngo ndetse n'ahantu hiwe ntihazongera kumureba, ariko mu maso y'umwuka no mu mbaraga z'umwuka tuzakomeza tubone Kaneza. Bwana asifiwe. Nabanje gutekereza kubera ko yakundaga igisirimba, ndavuga se mbyina igisirimba nkumva mu maguru yanjye ntiyafashe. Shaka indirimbo, ndavuga ijwi maze gukecura nanjye ko ndaza nkecura, nkavuga se ijwi nabona nirihe ngo ndirimbire Kaneza. Ariko mvugana n'umwana wanjye Bienvenue, ndamubwira ngo mu bukwe bwawe uzaririmbire Kaneza kuko ni umuririmbyi. Imana yamwijere baho umugisha. Amen. Akoze. Aba Yesu bishimira izina rye ryiza, ribamara imibabaro, rikabatinyura, ribamara imibabaro, rikabatinyura. Hari umuntu wasigaye utavuze madame wa naze rwose, tambuka mama. Umutima ukomeretse, iryo riwukiza, ushonje riraduhaza, rirushe. Sawa, murakoze ku ijambo. Nari mbabaye mu mutima kubera ko nta jambo ari mumpaye, kandi Kaneza ariwe muramu wanjye umwe nari mfite.
cy'ukuri umunsi batubwira wa munsi ku wa kabiri ndimo kwibwira ngo wenda sibyo n'abantu batinze kudutabara. Ndavuga ngo ubwo abantu bataje ubwo inkuru yahindutse, ariko uko amasaha agenda aza ntangira kubona abantu baradutabaye. Ndavuga nti bya bintu ni ukuri. Njye naramuririye, nararize uwo munsi, nije wavugije induru mu nzu, ndarira uko nari nshoboye, amarira nshiramo rwose ntanarize. Nanone aha wenda abantu batekereza ngo ntabwo bababaye. Kwa kabiri naramuririye, ndamuririra, ndavuga ngo ndakuririye, ndihanagura. Bamukecuru barinjiye, twarazamukanye, bagiye mu bukwe, bandepoza ahantu ku mikenyero, ahantu twakodesheje nyitwaye. Mu gihe ngarutse akanya gato mbona baragarutse bamufasha. Noneho mbona nyine ikibazo cabaye, ndababaze, turabaza, twari kumwe na Sara, ese niki kibaye? Bakanga kuvuga. Noneho umukecuru ni waje kuvuga, tubana muri Kenya, aravuga ngo Kaneza yapfuye. Ako kanya umukecuru ahise yikubita hasi arawera, turaho mu nzu. Naravuga ati noneho ibibazo birabaye. Dutangira kuzana amazi no kumumenaho. Noneho ngiye nkavuga nti uwagiye yagiye, noneho n'abasigaye nabo baramukurikira. Numva nyine habaye ikibazo gikomeye, ariko mu by'ukuri ijambo mfite gusa no gushima Imana kuko yatanze ihumure. Amen. Imana yatanze ihumure, abantu barabyakira. Ndi kumva mfite nk'isoni zo kureba nkaho aba basista bibo mu maso, nkumva sinshaka no kubareba, nkumva nta jambo mfite. Ariko mu by'ukuri Imana yatanze ihumure, Imana yo mu ijuru ishimwe. Arakomeye, barabyakira, n'abari bagize ikibazo nyuma baza kuba bazima. Rero Kaneza nta kintu muvugaho kinini. Kaneza yari inshuti yanjye, Kaneza niwe muramu wanjye umwengira. Kaneza yanyitayeho mu myaka yose maze muri uru rugo. Kaneza yambereye inshuti ziza. Kaneza narabyara akaza ntera igipindi akambwira amakuru meza, umva ndanezerewe. Niwe muntu wenyine twaganiraga nkumva ari kumbwira nk'amakuru meza, nyine nkumva ndahishimiye. Akamugisha, akankipinga bize kugira ngo singira umwanya wo kwitekerezaho. Kaneza yaza muri Afrika akanzanira amakuru. Kaneza yaba yatembereye yagiye nka Nyamavira, akaza ngo nguzi, akambwira amakuru. Ibaze nka wese kane ibi bintu bikuye iminota ibiri ugiye, aya makuru yakuye he? Aho bwari uburyo bwo kugira ngo atume ntagira umwanya wo kwitekerezaho. Kaneza yambereye inshuti nziza, zamukumbura kandi ndamushimira urukundo yankunze. Nzahora mbitekereza, nzahora mbizirikana mu mutima wanjye. Nta wundi muntu muri iyi si wanyeretse urukundo nk'urwa Kaneza. Rero ndamushimiye kandi nihanganishije n'abantu sigaye. Imana yo mu ijuru izatanga ihumure. Naramubwiye, yarambwiye mu cumba ngo ese ngo azagira gute? Ndamubwira nti niba Imana izafata imbaraga zari muri Kaneza ikazikongera, niba izahagurutsa ubundi, Imana yonyine niyo ibizi. Ariko mu by'ukuri mukomere kandi mwihangane, neza tuzamusanga mu bwami bw'Imana. Murakoze. Murakoze mwese, mwihangane, mukomere, kuko nta kindi mwakora ukwiye gukomera. Dukomeje gahunda, dusigaje iminota itari myinshi, kuko saa 8:15 turatangira gusezera kubera gahunda twavuze. Ngiye guhamagara abantu b'ibyiciro bibiri, ngiye guhamagara abantu b'ibyiciro bibiri. Ngiye guhamagara se wabo mukuru w'umwe, Pastor Manase Tambuka, na Alexi, Pastor Alex uvuye Amerika. Nimuhite muza mwembi. Nimuhite muza mwembi. Niturangiza turafata umuryango wa banyirarume, dufate n'umuryango wa basebukwe, nabo bavugire rimwe.
murakoze cyane kubera umwanya tuvuga amagambo menshi ahari ariko turayagabanya kandi kugira ngo tuyahine ndagerageza gusoma ibyo nagerageje kwandika. Ntarabisoma reka mbanze nshimire iyi mbaga yose iri aha ngaha, buri muntu wese mu rwego rwe. Ndagira ngo yiyumve kuko twamushimiye cyane, mwaradutabaye kuva twakira iyi nkuru ibabaje ikomeye irenze kwihangana, ariko muza murabo kwihanganisha mufite imbaraga zose z'umubiri n'iz'umutima, mutubi ruhande bituma dukomera. Reka mbanze hamwe namwe Imana ishimwe kuko umukecuru yagarutse. Hari akanya nafashe bamanyana ye ndababwira nti mugire twirukankire ku bitaro, dusanga byari bikomeye cyane, ariko Imana ishimwe kuko ashoboye guhagarara ku maguru, ntawe umufashe mu maha agashobora kuvuga ijambo, kuko hariho ubwoba kuko nawe ashobora guca umutima ahari, ariko Imana yarakoze. Imana ishimwe. Reka rero nje mu byo nashoboye kugira icyo navuga, ndashingira ku ijambo ry'Imana. Hari Zaburi ya Ezira umurongo umwe uvuga ngo iki nicyo kimara umubabaro n'agahinda mu makuba yanje, nuko ijambo ryawe Mana ryanzuye. Ijambo ry'Imana rirazura. Mwatubwiye ijambo ry'Imana, abakozi b'Imana turabashimiye. Ijambo ry'Imana ryazuye ubugingo bwacu aho bwari bugiye gupfa, turongera turaremwa. Imana ibaha umugisha. Abaririmbye mwese babashimiye, tajyanye umwanya munini. Ishimwe mwumve ko ryuzuye imitima yacu. Ijambo rikurikiraho ubuhamya umubyeyi n'abavandimwe ba Eric batugejejeho, nagerageje kuyahinahina kugira ngo nasubira mu magambo menshi, nicyo gituma navuze ngo ndasoma. Indangagaciro za Kaneza: yagize urukundo rwinshi ruragaragara, yagize amahoro menshi aragaragara, yagize ubugwaneza bwinshi arabugaragaza, yagize ibitwenge byiza aramwenyura abantu baranezerwa, yagize guca bugufi kugira ngo asingire n'abari hasi yiwe, yagize gukunda umurimo bihebuje. Reka ndengere indangagaciro aho ngaho. Hamwe n'izo ndangagaciro yarakoze. Yareze abana bashiki biwe, yari kwarerera umuryango wa Sebikamira, yari arerera umuryango mugari uretse mwacu gusa n'abanyamurenge bose, kuko aba ni abanyamurenge. Yagize neza, Imana imuha umugisha. Yagize kwitanga, agira gutanga ibye, agira gukangurira abandi umurimo. Hamwe n'ibyo ngibyo yabaye intangarugero. Umuntu wese wabonye Eric ni intangarugero, yakwigirwaho byinshi. Ngiye gusoza rero mvuga ubutumwa bw'umuryango. Umuryango urababaye gusigwa na Kaneza, ariko kubera ko dufite ijambo ry'Imana turahumuritse ku mutima, kandi bikurikiranye n'ubuhamya b'abana batanze n'umubyeyi. Nukuri umuryango ntabwo ucitse intege.
ariko kandi yasize umugore n'abana. Umugore tumwihanganishije aho ari, ntiyashoboye kuza kubera ibibazo by'amategeko y'ibihugu, ibyo turabizi twese. Ariko kubera ko tutaranye, dutanze ihumure aho ari, yumve kuko umuryango uri iruhande rwe n'abana be uko ari 3. Mu gufasha se cyangwa gufasha n'ikindi, mu gufatanya kurera aba bana, Madamu wa Kaneza, Pastor Bisengo, umubyeyi wacu, ba nyirasenge w'abana, umuryango wifatanyije namwe kurera abana. Hari icyo wagennye uyu munsi, ariko mu migambi ntabwo umuryango uzasigara inyuma kurera aba bana ba Kaneza. Ariko kuri uyu munsi umuryango wagennye inka 8 zo gukomeza gutanga ihumure no gukomeza kurera aba bana ba Kaneza. Uko zatangwa umuryango turaziranye, tugirana icyizere, ntabwo ari amagambo y'umwuka, ibyo tuvuze mu muryango turabisohoza rwose. Murakoze cyane. Mwiriwe mwese. Naje ndavuga amagambo make kubera umwanya. Muranumva inyuma? Murakoze cyane. Nari mvuze ko mvuga amagambo make kugira ngo ducunguze umwanya. Mbere na mbere reka nihanganishe umuryango Mzee Seminsi namumenye yambereye inshuti nziza. Agera hariya muri Amerika, nico cyumweru yarahageze cyangwa yarageze nk'iminsi 2, barampamagaye barambwira ngo umuntu wabakiriye arambwira ati hari abana baje bene wanyu nifuza ko wavugisha. Turavugana, ndagira ngo n'umunsi umwe bari bashitse, turavugana, ambwira abana bazanye bose, mubaza imyaka ye, mubajije imyaka ye arayimbwira, birantangaza. Namubaza ati se ni wewe waje ushoreye bashiki bawe nawe ukiri mutoya gutyo? Kuko nzi kiriya gihugu dutuyemo ni igihugu kitoroshe cy'uburezi, n'abafite abana cyangwa abantu bakuru, abana barabananira pe. Mu by'ukuri byanteye impungenge, nayo mpamvu namubajije icyo kibazo. Ndamubaza ati se mama ni gute yasigaye? Ambwira yuko mama bitarashoboka. Twagiye tuvugana kenshi akiri Texas, tugendana inama, mbaza ibintu bimwe na bimwe ku bintu yari akeneye gukora. Rero ndashimira Kaneza ko yerekanye neza koko izina niwe muntu kuri bashiki be ndetse n'umuryango wose. Kaneza yabaye intwari no Selma mu muryango wa Sebikamiro, ariko yabaye intwari mu muryango wacu wa Gasegege. Ageze hariya ataragira n'imyaka myinshi, bamutoreye kuba umwe mu bayobozi bari bayoboye abandi mu muryango wacu kubera ubutwari yari afite. Reka mvuga ibintu 3 byarangaga Kaneza, babivuze ariko reka nanje mbisubireho kandi ndihuta kugira ngo nje gutanga umwanya. Ikintu ca mbere cyaranga Kaneza n'ubwitonzi. Tuvugana na Kaneza twicaranye, navugaga amagambo nka 20, hano mbyita 20,
yego ataravuga n'ijambo na rimwe agutegera gusa. Ndamwita umwana kuko ndamuruta cyane, mu by'ukuri agutegera cyane. N'umwana wategeraga cyane. Ikindi cyamurangaga n'ubwenge kuko bashiki be babivuze. Icya gatatu c'ubutwari nsubiramo ni ukuntu yareze aba bana. Mwababonye kuko bafite umuco wa kinyamurenge kandi batuye muri biriya bihugu. Hari abana benshi mu by'ukuri bitagenda neza, ariko n'abana bagumanye umuco twakwiratana nk'umuryango. Ikindi mvuga kuri Kaneza, ndashima Imana ku mirimo yamukoresheje. Ndibwira kuko ubwo butwari yari abufite, ariko tunashima n'Imana ibimufashijemo, ndetse abikora neza, abishyiramo n'umwete mwinshi kugira ngo abikore neza. Bashiki bamaze kuza yarampamagaye arambwira ngo nagize ikibazo, ndumva ntazabyakira kubona abana nareze bagiye gukora ubukwe ndahari, nananiwe kubyakira, sinzi uko mbigira. Nkuko mubizi biriya bihugu kugira ngo abantu bideplace hari bikenerwa bimwe abantu bataba bafite sur place, bisabwa kugira ngo ubiaplike bifata igihe. Ndashima Imana kuko byakunze. Yabimbwiye afite umubabaro mwinshi ndetse ashaka kugira n'ikiniga, arambwira ngo ntazi uko yabikora, naho yaza yihutira kugira ngo ahure n'umuryango wose abasezera. Nabisobanukiwe nyuma bamaze kumbwira yuko Kaneza yitabye Imana. Nabyo twabishimira Imana. Mu by'ukuri yo yitabira muri Amerika, Apotre Bisengo ntiyahabaga, bashiki be bari muri Europe mu bihugu bitandukanye ntibahagaragaraga, abari muri Amerika nibo bashaka kuhaba. Umuryango wose ungana gutya ntiwabaga, inshuti n'abavandimwe bavuye hirya no hino numvise ntibahagaragaraga, ariko Kaneza abantu benshi baramubonye mu bukwe, abonana n'abantu yaragize igihe atabonana. Yaraje gusezera, turashima Imana mu minsi yamututije mu muryango. Niyo minsi Imana yari yamuhaye, ariko ndashima Imana kuko yayikoresheje neza. Muryango mukomere. Kaneza ntiyapfuye. Kaneza yasize abana, umuryango urahari. Mu by'ukuri reka mbabwire kuko abari hariya barabizi, tuzafatikanya muri byinshi. Narabibabwiye, tuzababa hafi rwose ko tubishoboye. Murakoze, Imana ibamugisha. Murakoze. Reka nsabe bamuyomba Bakaneza muze. Bambwiye ngo muravuga muri batatu, mugabanyije byaba byiza, ariko na batatu muvuze make. Bavuze ngo haravuga Muyomba wiwe directeur, Pastor Mutabazi na Honorable Oze n'umudamu